ishashi bayifungiyeho bahita kubitaho ikindi kintu biraza kuba bimeze neza bamugiyese hano hakenewe umuntu umwana wo gufata ashira muri abantu fata gute twarebye dusanga twese dufite ingo ntago twagira dutumira turavuga ati twese tugiye guhuza imbaraga nk'aba big star twese tuzahurira ahantu hamwe tuzasangirira Eid nk'umuryango kuko twese turi umuryango umwe papa numwe mama numwe ni mpamvu twese umva twitwa ngo turaba big star. Kego bundi turi umuryango umwe twese tururungano twakuriye hamwe twitwa big star. Twese dukomoka muri kano karere ka Rubavu dufite umuvandimwe wacu bamwita Usana Serora mu murwayi. Impamvu nyamukuru kuba turi hano icyambere nuko uyu munsi ni umunsi w'Eid, ikindi cya kabiri twege tugira umuco wo gusangira nkuko twabyigishwe n'umwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ku Eid tugomba gusangirana n'inshuti zacu n'abavandimwe bacu. Uyu muryango rero gizwe n'ibice bibiri, ari igice cy'abisilamu n'igice kitari abisilamu, ariko ibyo bice byombi ko ari bibiri byose twese turi ikintu kimwe. Nago tureba ngo abisilamu ngo nibiredireba cyangwa abatarabisilamu ngo nibiredireba, ahubwo twese turi umuntu umwe. Hapo imara eko kurashe kabla rafide kweli kugira ngo twe tuze hano rero ngira ngo twifatanye nawe atumva ko ari mu bwigunge cyangwa atumva ko ari wenyine nk'ibisanzwe nyine nta gisha kubera ko twebwe ku dusanzwe tubana urwaye turagusura warwaza tukagusura wagira ikiro tukagutabara kubera ko ngiye ndwaye nawe barwaye cyangwa urwaje twese baturwaje muri rusange. Ishashi bayifungiyeho bahita kubitaho ikindi kintu biraza kuba bimeze neza bamugiyese hano hakenewe umuntu umwana wo gufata ashira muri abantu fata gute twarebye dusanga twese dufite ingo ntago twagira dutumira turavuga ati twese tugiye guhuza imbaraga nk'aba big star twese tuzahurira ahantu hamwe tuzasangirira Eid nk'umuryango kuko twese turi umuryango umwe papa numwe mama numwe ni mpamvu twese umva twitwa ngo turaba big star. Nuvuga ngo ubundi ubusilamu twatojwe n'umwa y'Imana salama atubwira ko ubusilamu bigizwe idini igizwe n'ibintu bitanu. Icya mbere imani ukwemera, icya kabiri ibadati ibikorwa ngaragira Imana harimo gusenga gutanga amaturo, icya gatatu muasharati harimo imibanire abantu n'abandi, muamalati icya kane ni muamalati aricyo imikoranire yacu n'abantu, icya gatanu akhlaq imico myiza. Nuvuga ngo ubusilamu rero ni akhlaq nkuko intumwa salama akimara kugera i Madina yahuje abantu, ahuza abagore abagabo n'abana n'abasore. Ikintu cyambere abigisha ibintu bine, ibyo bintu byose abigisha rero harimo no kuvuga ubukuru bwa Allah subhanahu harimo na hidima icyakane hidima kwitangira abandi. Niyo mpamvu uri kutubona hanga uyu munsi hano rero habayeho guhuza imbaraga amwe bitanga niko wabibonye, harabari guteka harabari gushyira amakara kumbabura n'abandi bari gukora imirimo ko ni ibyacu twese muri rusange muri make. Iyo jezi ngo ibanye Belgium Haji shene rukubwira nde ira Masai ayo ninge
abashyitsi bari gusukamo amazi kugira ngo ndihinduke ibara abantu n'ifiriti wese wenyine bashyiramo amazi n'izindi riba وما بينهم ورب المشرك نزل سما بزيانة الكواكب وحفظ من كل شيطان لا يسمعون للملائكة يكادفون من جانبه. icyo bivuze rero ngiye nko natari muri twe turi abayisilamu kandi twege umuyoboro tukura ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni uvuga ngo Rasul salama yari ari kugenda mu nzira ahura n'umukecuru yikoreye umuzigo aramutwaza. Nuko kumutwaza wa mukecuru agenda amubwira ati ye wa muhungu we ngenda kwinginze hari umugabo yaje ari kubwira abantu ngo bave ku mana zacu ndakwinginze uwo muntu uzamwirinde. Bageze hafi yo mu rugo atura wa muzigo arangiza aramubwira ati wa wundi bumvaga ngo ntumwa y'Imana Muhammad ni ngewe wumvaga. Urumva kubera yarumuberera urugero rwiza byabaye impamvu ko mukecuru abo mwisilamu natwe niyo mpamvu nubwo twebwe rero twege tururumuri twe twarizwe n'umuntu umwe undi yarapfuyeho dusigaranye umuvyeyi wacu ni Bekeni nta kindi yatwigishije urukundo kuba ikintu kimwe gutahiriza ku mugozi umwe ni ukuvuga niyo mpamvu uri kutubona hanga twege dutoza barumuna bacu mukora ubikurikiranye neza dufite n'akademi abana bakiri bato turi gutoza ko natwe twakuriye mu mupira ako kademi rero dutoza abana bacu su umupira gusa n'ikinyabupfura ko nakubye akhlaq imico myiza kandi umuco mwiza buriya hariya mu byo wabonye turi gukora guteka guhata harimo ibanga nuko umuntu ukoze biriya bintu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muhereza umutima amurinda ubwibone kwa akameza n'umutima wo kwicisha bugufi none ibanganya mukuri muri ibintu niri no kuvuga ngo twe tubikora kugira ngo urukundo rwiyongere kuko iyo twahuye muvuga ngo mu bintu bitandatu intumwa y'Imana yigishije abasangira ngendo bituma urukundo rwiyongera no guhana impano gusurana yego turi kujyana no guhana isalamu za buri mwanya ikindi kandi nuko atubwiye atrevuga ngo yaravuze ngo ukuri tugomba umwisilamu kumwisilamu mugenzi we n'utari umwisilamu igihe arwaye tugomba kumusura kandi ikindi ararwaye icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ni umuvandimwe wacu by'umwihariko yari n'umuyobozi wacu ari na president ikindi cya gatatu rero twarebye dusanga nta guhaza umwe cyangwa twereze delegation kandi twese n'ubusanzwe tuzire hamwe hanyuma tuze tumusure hanyuma n'ikindi tunaganire nabandi bazatubona cyangwa nabandi bana twabyaye bazakomereza hanga twe twatangiye kuko natwe hanga turi umunsi wa none harabatubanjirije batwigishije umuco no twakurikiye natwe bari umuna bacu turanabasabye abana bacu nuzabona ibi bintu cyangwa umwana wanjye cyangwa umwana wawe turi kumwe hano azumve ko ibi turi gukora harimo kuri kumeze gutya naga inzira turimo ari mbi ahubwo badukurikire bazaze dukomezanye n'igihe tutakiriho tuzabona abandi bantu bazadusimbura Big Star zahoreho n'abana bacu babyumve n'abavandimwe bacu babyumve uyu ni umuryango Big Star n'abahubwo ntibacike intege ahubwo niyo zabone ko harimo urwango ahubwo badukurikire banadushigikire nkuko natwe ubwacu dusanzwe dushigikirana.